My lord, I wonder. Wambwiye iki se wambwiye iki cyo gukora ariko ubundi ko mbona ibintu byose hano muri urugo ushaka ngo bikore utabikora ushinzwe hano ni igiki ako nawe uriyenza rwose wowe uriyenza ubusungu uko nimugoroba wambwiye ibintu byinshi ubu ngubu nakibuka ibyo wambwiye gukora ntabwo mbyibuka ngero ubinsubirire muri iki se ubundi ushaka ngukorera nakubwiye ngo meseri ikariso ngo mbaye imbwa burundu we none ngeze nawe gufura ikariso utayimesa ako wenda reka tujye tuvugisha ukuri ubu mwiyo wifashe ugafata umugabo wawe umuntu wagushatse yego nawe naragushakiye iwanyu hako ntabwo bivuze ngo ujye unkoresha icyo ushaka ngewe mfura ikariso umuntu uba wagize undi muntu w'umugabo utunguka agasanga ndi gufura ikariso ntabwo yanseka niba ari n'ibi ngibi kandi umva ngo utazatuma nkubaka ngo gucishamo inshyi bakunyuzamo inshyi nkabanza nkaguturagura nkakwereka yuko njye nakina urambwiye ngo uzancishamo inshyi uzi ko umaze kurenga umaze guhaga none igikurikiyeho mbwire mama wanjye se kumuzi ntumutinya kundusha muhamagara ze urumva ari ushaka umva kandi none se mama wawe mvuze yuko ndi kumushaka naho rero mfurira ikariso ntacyo yizanye none se n'undi ko nakwishakiye yizane nta kibazo nyifura nyihutisha niba nemereye ko no kwifurije kuzajya unajya bikore vuba akira shaka nabi we akira ni isabune rero susubira mesa Are you Nana? Oh, manipulator, mommy. You pretended as if you love her. Yeah! Yego. Se uri uraki. Ndimo kurya. Urarya se simbona uri hufura bimakariso niyo urya ibyo ni ibicuri. None se nyine kuri kubona ko ndi gufura ikariso ubwo uri kumbaza iki nyine? None se ufura ikariso ni yawe ni y'umugore. Umuntu w'umugabo azinduka afura amakariso y'umugore. Ngo ndi gufura iki? Amakariso se nagara y'umukobwa wawe. Kose umukecuru wowe se sa y'umugore wawe. Kibazo urakoze. Akubwira ko kuva na kera ndako mwabayeho mumukora ibyo mushatse mwigeze mufurisha abagabo banyu amakariso koko. Nuko nyene bwahagira no numwakuye arawo guhatira. Umukobwa wawe sa nta kibazo kuko reka mubaze nawe ujye unsobanura umbwire pe uri umuntu mukuru umukobwa wawe buriya mu mutwe tekereza gute ku buryo ajya gufata ikariso ngofura umugabo we umuntu murara mu maguru vugisha ukuri ntabwo iyo uryamye bubyumva ntabwo wumva ibintu turimo kandi umubwire akirafura henga mfitisa wambe sirewe kera habaga mu bitwa inganzwa niba utaruzi inganzwa icyo bivuga ni wowe nawe uri inganzwa ndi inganzwa utaba inganzwa wapfuye kare wajya kubi wabo w'umugore kare we njya numva ibyo mukora ntunshinga ujya gushinga ku mugore wawe nkwiyame ntabwo ari jye nagutumye kuza aha wapfuye kare yakwishe mu mutwe kare uza kuba kwa nyoko bukwe
umuntu uvuye kureba usanze ameze ati ngo umbwire iranzu wari ugiye kumukodeshereza duha amafaranga tujye gukodesha tuve hano kuko nimujyana njye nzajya mutikagura mukubita ishyi ntinya kumukubita kwako ndi iwabo kwako nzi ko uhari mba ndi kwatinya umukecuru umukecuru ni nyoko ako ndacitswe nanjye ntabwo ese kubizi njya nkunda kubivuga umukecuru ni nyoko mpora niyama abantu ushinze barikangaho ubyumva ako nanjye waranyiyamye ndabizi tugenda gake rero tutaza gupfa ubusa umukobwa aragushoreye niwe wakurongoye niwe wamurongoye ari wowe n'umukobwa wanjye warongoye indi ninde data yarazi gufata umwanzuro ufata umwanzuro umusohokane nyine umujyane ujye kumutegekera iyo ngiyo nawe kumbwira ngo mbahe amafaranga mujye kumukodeshereza se n'injye urongora n'ubundi njoro zanyu zari zindambiye ubundi reka nkubwire kandi niwe wanyinginze umbwira ngo umukobwa wawe ngaragumiwe ngo yabuze umugabo none utangiye kunyihinduka none nyine nakubwiye ko nzabacumbikira igihe gitoya n'ubundi imvura irihiragwa ntabwo nkeneye kujya mpora nteka hanze nyagirwa mu nzohokere mu gikoni njye ngitekamo tujye kwanga genda hepfo hara kwa nyirabahinde harimo inzu ngo y'ibihumbi ngo niba ari 10 bizajya biva he nabi ibyo nzi ako uzajya uyaduha ujye ubwira umugore wawe ajye gutega ku muhanda muri ka kabari azana amafaranga ajye gutega atajya gutega sinumva ngo bajya kwitandika bakabaha amafaranga ubusuriye yagurwa nande usibye ngiye mwamutsindagiye we wamuretse hari wamugutsindagiye sinabonye mushoreranye nk'imihopfu ihetse indi nagara wari wabaje wiyame ntunshinga muri aya masaha wiyame komeza ufurama akariso y'umugore wawe umva nkubwira njyewe kano kanya nakomeza gukora ibi ngibi amfurisha aya makariso ngagirayo twege wasize wese ndekura nkwe nanayijugunya nyiranze urugo mwereke njyewe urashaka se kuntwika mbabarira anesa wongera uyindata imbere nkwereke ngo nyiranze urugo yitareka hase nkwereke kandi ubundi nukomeza kuncyogoza ntago mpaguruka ntayitaye muzika mva nyine mubwira akantu ubundi ntanagushakaga nuko ugiye no kuza nagushakaga tugiye kubona umushyitsi hano agiye kuza murumuna wanjye agiye kuza kunsura murumuna wanjye agiye kuza kunsura ibi bintu byo mwirirwa mumfata uko mushatse mumushyira hariya ngwino ufura amakariso ngwino ugira iki reka ibyo bintu biveho biriya bintu nawe nabonye ibyo kuzajya wifata ngwino hano nzanire kiriya gikombe kandi kiri impande yawe uri kukireba agiye kuza hano witonde utuze basi uyu munsi unyubare ngo iki ahubwo reka nzanze orashya uretse gato mbikwereke neza yewe bagiye kuza hano ngo bagire gutya niba bagiye kuza ndafata akayuko ngaho nyumvira none njye nkubure reka ndafata ngo bagiye kuza hano ngo bakubahe dore n'amase byose ukuranga nase uwo murumuna waraza mu myanda nta mukobwa nta nyina none se wowe ufite abashyitsi turiyo kariso ahubwo yanike batayisanga ahangaha gira dore zakeyo noneho gira nanjye ako se sicishishika abaturanyi batava banumva ibyo uri kumbwira n'ubundi nararwanitse wakaza wakajya kuba mwanya wo kubukwe dore kuki wabyaye neza wabyaye neza kubera ko ari ni nyirangare na ngare n'umwana wawe bazamwite ngare nyine naguturubika inkoni muri ako se nakubona ko naguturubika inkoni mu bwo buzuru nka bwasamura nsure oya so icyo ni icyongereza nari mvuze ariko no mu kinyarwanda nabivuga imore njyewe ngo nsure oya uvuze ngo iki bisubiremo baravuga ni mu ndimi z'amahanga bavuga ngo sore bivuga ngo iki ako se ko izo ngizo ari indimi z'amahanga ushaka kuzimenyera iki nari mvuze ngo sore akurumva nyine yashatse bivuga bifite icyo bivuga nabi sobanurira nyine ngo ni insure ni ibyo ngibyo nicyo ngicyo bivuga ihangane hajya nyogoko kano kantu nagusomaho nyogokuru uzambyara nyuma ni igiki se icyo ngicyo akase ibyo se babyita gute akangaka se ibisa ni bimwe bavuga ngo bivura ngo ni amibe ngo bigira imyotsi ngo batsaho ngo n'umuriro hanyuma singi nene esanse none se siko mba mbyumva ngo niba ngari ibyuma ngo batwumvikane ntagiye kuza umushyitsi mu nyubako none se ngo guhanokeshwaga ibyo bintagaze byawe nagiraga nakubazaga ngo usufataho nk'oya bampereza agacuma kanjye njye kwizanira urwagwa hepfo aho kwayo wa ibyo se wiguriye ariko
unguriye none se urabye byo ngiye nkuhembe se kwa ko umukobwa wawe ari kumfurisha amakariso undatira urabindatira kugira ngo bigende kugusomyaho unsome gasome mu maguru ya nyoko agashaka warabyawe pe warabi kandi njye mbamo umunsi umwe nzabubahuka ububahuka se ngo bagira ute utugira ute utwubahuka hano kari iwanjye ubundi umukobwa yimujyana kwa nyoko ntabwo yubatse ugira aho uvuka ubundi ntajya se njyewe none kuki waje kuba ahangaha mu bikari bya nyoko bukwe ntunanshogose umva rero nkubwire uvuze ko aha ngo hagiye kuza ngo icyo kinyendaro kiri umuntu cyawe ikinyendaro nta nubwo akandagira ahangaha ngiye nyirangana oya mbikwereke agacuma bakaguhe God have mercy upon us. noneho nkwereke icyo nyirangana No. Fata iyo mbwakara yawe uzajya kuyituza pfira kwa Yohana. nonga biraranyica ubuse kandi uyu mukecuru ko mbona n'umugore wanjye mumanitse mu giti ngo azapfata abyaye ndoro urugo naba ndi kurukoramo iki koze kosa ryo kuza kuba kwa mabukwe Gabi Mbese enda hano oya mama wawe kano kanya tuvugana araje yisajije afata ikariso yawe ayimanika mu giti aravuze ngo tungo uzapfuta byaye ngo uzagire gute iyo narangije yikubita ku kibuno acwiragura aravuga ngo ngumva ngo uzapfuta byaye murabeshya ndimo kubeshya bimwe byawe nyine ngwino ubwo ni wowe ubwo wimanitse ni wowe ninjye wimanitse wayimese utabishaka ako warasaze njyewe ubu ngubu uraribye ugasanga ntazi agaciro k'umugore wanjye umanikiye ikariso ngwino hano ako mama wawe uramuyobewe mama wawe ntabwo ubizi ko kagira amahane ubwo wamutonganyije namutonganyije iki kuko mubwiye ngo hano hagiye kuza murumuna wanjye ntabwo kuko hano hagiye kuza murumuna wanjye ahise yisaza arigira arishwanyaguza aravuga ngo ntibibaho ahita afata n'ikariso yindi gufura kwaba arayishukunya ayimanika no hejuru arambwiye ngo tungo ngo uyu mugore ngo azapfata byaye ngo none ariko mbanza yanjye ubusa ibyo bintu reba hari icyo ntabwo uri kuyireba mu giti Yesu wera ni yakariso yanjye naguhaye wamaye nyine se hari undi wambara ikariso ahangaha atari wowe ni mama uyimanitse mama aravuga ngo tungo uzapfuta byaye yikora no mu kibuno baba we ni wowe uyimanitse ngo sinzabyare ubwo ni mama wanjye kubiza aba hano se abahangaha ubusembe bw'ibyo n'iki kari we koko ubu mama ibyo ntiyabikora ninde hano umusazi wundi se atari uyu wamututse niyo ngo yibi bintu ubundi sinzi ukuntu uba umeze mwana we ubu se sinzabyara impamvu mbwira ikintu tugiye gukora tugiye gufata iriya kariso tuyisenge maze ubundi tuva muri runo rugo nibyo rwose tuhave mama yashyizemo ipfa ubusa mu izina rya Yesu nzi ko nsenga Imana kandi nzi ko nzabyara ndakumesa abakariso ndakumesa mu izina rya Yesu ndakumesa rwose itongere ya mama yose izemo uru rugo ngiye kuruvamo urugo ngiye kuruvamo ndakumesa mitongera ya mama yose ivemo mu izina rya Yesu abakariso nta kintu nzaba nta kintu nshobora kuba ntacyo nzaba ubwo ngiye kuruvamo ntabwo uyu mugabo twigenge tugomba rwose tugende tuva ahantu rwose ya kariso ndayizanye shari twigendere tuva ahangaha pe
nawe rero nawe banza ufite udukoryo twinshi nose ikariso uyijyanye yikiri kirari umuntu ukinkwaza ikariso yanjye nyambaye rimwe nyisiga hanga urugo turuve muzi ko mama ajyaga avuga karoga nkahakana kumva ibyo bigambo byose n'ibyavugiye ku ikariso yanjye gusinza nigeze kubivuga wari unyishe wari umpitanye ntabyo nari nakamenya ariko ubwo ndabimenya n'umurozi none ngewe hano mbyemere nanavuze ngo pungu uzapfuta byara hakubira bintu abakoze byo kwikora mu kibuga gira umuntu ngo uzapfuta byara ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari sinzabyara ntuzabyara wambwaho nzabyara mu izina rya Yesu ahubwo tugende tuve muri uru rugo uzabyara se ngubu mama wawe ariko umuntu wahise atunguka hano nuguhita yivuga Imana imuturinde nisorogera umeze gutya kubita mutonde twende hanyuma se hako ubanza utekereza nka nyoko koko hanyuma se nyine ntabwo byumva ko tugiye guta tugenda shyiramo vana vuba reka njye kwambara undi nimvuye muri dushe reka nambare gira vuba ibingibi ni ikigare narindi nako kwanza ninjye wabyiteye mvuga ngo ngiye gushaka umugore narageze imyaka akaba aranshutse akanjyana iwabo none do mama we ni ukunkubuza no kunkoropesha nta kibazo ntacyo iki ni ikigare baedi ibyo bankoreye ndabibonye bangira inama ngo ushaka umugore ngo ubwo uzaba ukuze umva cari twigendere dore igikapu nakizanye ibintu byacu twabipakiye twigendere tuva aha ngaha tugende rwose akira igikapu cyawe kiragiheka ariko se ubundi shari se shari turaba hehe koko icyo ngicyo ni ikibazo hanyuma se mayiboza muri Kigali ziba hehe ziba muri rigori nuko rero natwe tugiye muri rigori aho ndara uharara nta kibazo tugende ntabwo turi kumwe zari ubwoba ufite rwose ubwo turi kumwe tugende nta kibazo mfite tumbone nahunga mama rwose umva mubwire mama nabonye warihaye ibintu byo kujya ufuha ninjye mpura n'umuntu w'umukobwa akiri muto akanyisuhuriza aha nzakumena uwo mutwe ngo nibyo ugiye nimusuhuza mushuhuje akatujyana iwabo akatugabura turaguma aha ahubwo oya nanone hakugumana nese kamubaze ko tugiye ubu ngubu ntabwo twagiye duhuriye hariya akansuhuza wenda yabagiye oya ntabyo kugusuhuza ubu bihari nta bihari tuzajya tuba turi kumwe icyo bashaka kubaza cyangwa icyo ushaka kubaza njye nkibaze niba kubaza nsubize abakobwa tuziranye oya ibyo muziranye oya ibyo rwose sinabyemera nimba ari ibyo wowe ugasigara nje nkigende nta mugabo ushaka oya kugenda byo ntabwo wansiga byo ntibiba ntubizi se uraguma aha ngaha ukoropa woza ibyombo ibyo nyine ngo ibyo ushaka uguma oya ahubwo uretse ushaka kugenda unsige oya tugenda ntabwo musize rwose ariko kondisiyo yumvishe nta mukobwa nta mugore ni njye gusa ngabire tugende ni wowe ndi buvugishe gusa bazajya bakubaza y'igisubizo tugende yarabyaye nyine umva nkubwiye twumvikane ngeze hariyo umuntu akamvugisha ugashaka kuzamura amazuru ku izina ry'Imana nagusebereza mu muhanda ndakubwiye ngo tugiye gusekurana ubu ngubu mu muhanda nimba ari ibyo ushaka jya imbere tugende ariko se ko mbona urimo ugenda unsiga ndi kugusiga wowe watebutse kuri mu nsiga wagenze neza ese ko ndi kuza mukamunga habaye ikiha ndi kubaza nagomba ko ari kukubaza wowe ari njye nawe se wasuwe ninde wakubundi nta cyabaye usibye ko twari tugiye hano kugura utuntu ariko turahari mubwiza ukuri umukecuru atamusanga aha ngaha mubwiza ukuri mwese ko muri kwitana ba mwana ko ndi kukubaza uri mukuru wanjye ukambwira ngo umugore wawe ndabisobanurira
nyine muri kunsobanurira ni ibintu bikaze nasobanura. ko se ubundi wakutubuje utabanje kongera kumbwira ko ntacyo nyine gihari nuko mama w'uyu mukobwa nyine birangira atwirukanye yatubwira ngo tujye gushaka ahandi twibera kuko arongera avuga ngo atunga muzapfa mutabyaye avuma uyu mukobwa wiwe merakomereye oya nta mikomerere uzi ibyo rya shyano ry'umukobwa wanjye ryakoze nagiye kubona mbona arinzaniye umuzeha w'umugabo ngo ni umugabo nta nyo nta kabuno nta mutwe ubwo niwe baranaga muri ka gakoni natekeragamo ariko akagabo nta mugabo nta yetu yewe ntawe yari yashatse no guherekeza abandi reka mvuye tuye mu rutoki nsanga batumutse sinzi iyo bagiye nsanze utuntu twose bikoreye bagiye nashwanye n'urwo rwavumba rw'umugabo yewe woroshya nze njye kubaza abaturanyi ndaza kukubwira uko byagenze ngaho bundetse ariko si izi nyana z'imbwa zigiye he koko